Ubuzima TV show turakwakiriye tuguhaye n'ikaze kuri iyi channel yacu. Iyi channel rero ubusanzwe ikugezaho ibiganiro byiza cyane bitandukanye byibanda ku ndwara zitandukanye n'uburyo bwo kuzirinda. Njyewe rero bategurira ibiganiro nk'ibi ngibi nk'ubusanzwe ndi Japhet Ntakirutimana. Ikaze muri iki kiganiro. Niba uri mushya reka tukwibutse kureba ku kamenyetso gatukura kanditseho sabone cyangwa subscribe, ubundi ugakande kugira ngo ibiganiro bindi by'ubutaha tugutegura bizakugereho mu buryo bworoshye ndetse kandi mu buryo bwihuse. Mu buzima usanga buri wese aharanira kubaho ubuzima bwiza ndetse buzira indwara. Usanga hari byinshi duharanira ngo dukore cyangwa se gukora ngo ubwo buzima bumere neza, nk'uko kugabanya ibiro, kurya indyo iboneye, kuruhuka no gusinzira neza bihagije, kunywa amazi ahagije n'ibindi binyuranye. Nyamara hari n'ibindi bintu binyuranye ushobora gusanga utaruzi kandi bifite akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri iki kiganiro rero twahisemo twaguteguriye utuntu dutangaje nyamara dufite icyo tumaze mu buzima bwacu. Turagushishikariza kudukurikira kugeza iki kiganiro kirangiye, kuko aho tugiye gutangirira ubu ngubu kugera aho dusoreza turakubwira ibintu bitangaje 12. Bana natwe rero. Ikintu cya mbere, niba ushaka gukora cyane, nywa ikawa. Kunywa ikawa nubwo hari abo bitemerewe kubera ubuzima bwabo nk'abarwaye indwara zinyuranye cyangwa abagore batwite, ariko kunywa ikawa itarengeje miligarama 200 mu gitondo cyangwa mbere yo gutangira akazi, ukanywa agatasi cyangwa udutasi 2, hanyuma ukamara iminota 20 yonyine uri kuruhuka, bituma nyuma yaho ukora akazi neza, ndetse niyo waba ugiye gukora ikizamini usanga wibuka ku buryo burenze ubusanzwe. Ibi uburyo bikoramo, nubwo ikawa ituma mu bwonko havamo adenosine, cyangwa se uburyo ibi ngibi bikoramo nuko ikawa ituma mu bwonko bwacu havamo adenosine. Iyi uko yiyongera mu mubiri niyo itera kunanirwa. Birumvikana neza cyane rero hano ko niba ikawa izagabanya adenosine n'umunaniro uzagenda ugabanuka. Kafeyine rero dusanga mu ikawa ituma adenosine itongera gukorwa ndetse mu umubiri ukaba maso. Icya kabiri, ntukoza amenyo ukimara kurya. Niba umaze kurya cyangwa kunywa by'umwihariko ibirimo acide nk'imbuto cyangwa inyanya n'ibyo kurya bya soda n'ibyo kunywa bya soda, si byiza guhita woza amenyo. Wakwibaza uti se ibi byo biteye bite? Ibi byo kunywa cyangwa kurya birimo acide bituma agahu k'amenyo koroha cyane, nuko wahita woza amenyo bikaba byayakobora akangirika. Nubwo akenshi havugwa ko wategereza iminota byibuze 5 nyuma yo kurya, ariko niba wariye cyangwa wanyoye ibirimo acide ni byiza kurindira byibuze iminota 30. Ku mwanya wa gatatu, niba ushaka imyenda mito, kora siporo.
Ibi ahari kubyumva biragoye, ariko burya kubyibuha bituma wambara ibintu binini, nyamara iyo ukora siporo bituma imikaya ikomera ikegerana, nuko ukaba ukomeye ndetse rimwe na rimwe ukiyongera ibiro, ariko ukureba akabona uri muto. Ntibizagutangaze rero usanze umuntu w'ibiro 70 ukora siporo yambarana n'ufite ibiro 60 ariko we adakora siporo. Impamvu nta yindi, nuko imikaya ye iba yegeranye. Nawe rero gukora siporo bizatuma imyenda itari ikigukwira yongera kugukwira neza neza, ibintu bigende neza. Ku mwanya wa 4, niba ushaka kurya bike rya kenshi. Ibi nabyo kubyumva bisa n'ibigoye, nyamara hari ibyo kurya usanga bitera igihagisha, nko kurya amagi, guhekenya ubunyobwa ndetse no kurya imineke. Uko urya ubunyobwa cyangwa igi winjiza poroteyine, nuko mu mubiri hakazamo igihagisha. Nyuma iyo wongeye kurya urya bike ugereranyije n'ibyo wari kuba wariye. Ibi bikaba byiza ku bantu bifuza gutakaza ibiro. Ku mwanya wa 5 rero haraza aka kantu twaguteguriye. Irinde ibyo kunywa byongera ingufu iyo unaniwe. Ibi byo kunywa bibamo kafeyine, rimwe na rimwe ishobora no kuba nyinshi. Kubinywa unaniwe cyane bishobora gutera umutima gutera nabi no kumva udatuje muri wowe. Si yo gusa ahubwo hanabamo taurine, nayo ikaba izwiho kuba inkabura. Ibi rero bikaba bishobora gutuma igipimo cy'isukari mu maraso kizamuka. Niyo mpamvu atari byiza kubinywa nyuma y'akazi k'ingufu cyangwa se siporo. Dukomeza turakwibutsa wowe udukurikiye muri kano kanya gusangiza abandi iki kiganiro, ukanda ahanditse share kugira ngo n'abandi kibagereho basobanukirwe ibintu nk'ibi ngibi. Ku mwanya wa 6, niba wumva wabyimbye nywa amazi. Nabyo bimeze nk'ibisekeje. Niba nyamara wariye ifunguro ririmo fibre nyinshi, igifu gikenera amazi menshi kugira ngo gikore neza. Ya mazi yivanga na za fibre, nuko bikagabanya gutumba byatewe nuko mu gifu habuzemo amazi ahagije. Ibi bituma igifu gikora neza, ukajya wituma ndetse ukanasura mu buryo bwiza, bikagabanya gutumba mu nda. Tutaragera ku mwanya wa 7, ubaye ari mushya utarakanda subscribe, turagushishikariza kuyikanda. Birashoboka ko wowe handitse sabone, hakande. Ibyo ni byiza, urabuduteye inkunga, kandi n'ibiganiro byacu tugutegurira ubutaha bizakugeraho mu buryo bukoroheye kandi bwihuse. Ku mwanya wa 7, irinde ibyo kunywa bya soda niba utifuza kubyibuha. Ibyo kunywa byo mu bwoko bwa soda, Fanta, Coca-Cola, Sprite n'ibindi biba birimo ibyo twita karori n'amasukari menshi, bityo bigatera umubiri gukora ibinure byinshi bikavamo kubyibuha. Ni kimwe no kubanywa inzoga zizwi nka za Rufuro, Primus, Mitsingi, Amstel.
Ibi bituma utabasha kwinjiza karori ziva mu biribwa bisanzwe kandi arizo nziza ku buzima. Niyo mpamvu ibi byo kunywa wari ukwiye kubisimbuza imitobe wowe wikoreye. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga ibi ngibi. Niba hashyushye mu bishyushye, wajyaga wibaza ngo mu gihe hashyushye wanywa iki? Igisubizo ni iki rero, mu bishyushye nk'icyayi gishyushye. Ubwo ni urugero rw'ikinyobwa cyiza wagakwiye kunywa mu gihe hashyushye. Ibi nabyo kubyumva birasaba kubitekerezaho neza ndetse ugakurikira. Iyo unyoye ibintu bishyushye umubiri wawe ubira ibyuya, nuko utwengehu tugafunguka, ni ukuvuga twa twenge two ku ruhu tugafunguka cyane bihagije. Hanyuma yaho hagakurikiraho kumva ubushyuhe bwagabanutse. Icyakora niba usanzwe ubira ibyuya byinshi, wakoresha agatambaro ukihanagura. Dukomeza no ku mwanya wa 9, niba unaniwe kora siporo. Aha si ukunanirwa umubiri kubera akazi k'ingufu, ahubwo nyuma y'akazi ukora, kaba ko mu biro, kwigisha n'akandi kananiza mu bitekerezo, kakanagutera stress cyane, ni byiza gukora siporo. N'ubusanzwe iyo unaniwe mu bwonko uruhurwa no gukora akazi kakunaniza umubiri. Ibi niko bimeze. Siporo itarengeje iminota 30 rero ifasha umubiri wawe kwinjiza oxygen ihagije. Twibuke ko uyu mwuka wa oxygen ari wo umubiri wose ukoresha. Niyo mpamvu iyo ukoze siporo ubwonko bwongera kwinjiza umwuka uhagije bukeneye, bityo ukaruhuka neza. Ku mwanya wa 10 rero gerageza kwandika n'ikaramu kugira ngo ubwonko bwongere ingufu. Muri iyi minsi iterambere riri kwiyongera cyane, aho usanga kuri ubu mu kwandika yaba amasomo ndetse n'ibindi bike cyane twifashisha za mudasobwa yewe na za telefone. Nyamara ubushakashatsi bugaragaza ko iyo wanditse n'ikaramu ubwonko bukora cyane ndetse bukabasha kwibuka ibyo twanditse kurenza iyo wakoresheje ubundi buryo. No mu Gifaransa rero baravuga ngo celui qui écrit bien lit deux fois. Ni ukuvuga ngo iyo wanditse uba uri gusoma inshuro ebyiri. Rero niba ushaka ko ibyo wanditse uzakomeza kubyibuka, andikisha ikaramu ku rupapuro, uzaba uri kongerera ingufu ubwonko bwawe. Ku mwanya wa 11 rero turahasanga irinde antibacterial soap mu kwirinda indwara. Nubwo dufata isabune nk'ikintu cyoroshye, ariko burya isabune ni kimwe mu birinda umubiri wacu indwara zitandukanye, kuko isabune yica za bagiteri zinyuranye. Gusa niba ukoresha isabune zanditseho ko zica mikorobe, antibacterial soap, wizimenyereza buri gihe, kuko za bagiteri zizazimenyera aho zizimenyereye maze ntizongere kuzigiraho imbaraga. Wazikoresha mu gihe ari ngombwa gusa, cyane cyane mu gihe wazandikiwe na muganga w'indwara z'uruhu. Isabune isanzwe irahagije kukurinda indwara zinyuranye, ibintu bikagenda neza mu buzima bwawe bwo kwirinda bagiteri no gukora isuku ku biganza byawe. Ku mwanya wa 12 mu kongera ubusabane
gira umwanya wo kuba wenyine. Wasanga wari uzi ko guhorana iteka n'abandi ari byo bituma mubana akaramata ndetse mukanarambana. Ibi siko bimeze. Nk'uko uhorana n'umuntu ntubona umwanya wo gutekereza ku bikureba ndetse ngo unibaze ku mubano wanyu. Ariko nyuma y'ibihe byiza, ibirori mwari murimo, gerageza ufate akanya ko kuba uri wenyine, haba mu rugo cyangwa se watembereye. Bizagufasha kwimenya neza ndetse unamenye icyo abandi bamaze mu buzima bwawe. Ibi kandi bizakurinda stress no kwikunda. Bishobora kwangiza umubano wawe n'abandi. Niyo mpamvu uzabikora unatekereza kabiri. Reka tugushimire wowe wafashe umwanya ukadukurikira muri iki kiganiro cyiza twari twabateguriye. Turagushimira kuba rero wadukurikiye, tugushishikariza no kuzadukurikira mu bindi biganiro byiza turimo kubategurira ubutaha. Niba uri mushyashya ntabwo nagenda ntakwibukije gukanda subscribe kugira ngo dukomeze kubana neza mu buryo bworoshye, n'ibiganiro tugutegurira by'ubutaha bizakugereho neza. Turagushimiye, naho utaha.